cyumba utagishinjamo umupira wawe amajyana niwe mbaza wowe ndakubaza uyu mupira wageze hano gute uyu mupira wageze mu cyumba gute ndakubwiye ngo ziba nta jambo nshaka kumva riva mu kanwa kawe tetwa sinongeye kumva uvuze uzavugira iwawe kuko hano ntabwo nahita iwawe besire nizere ko ibyo nketse atari byo bibaye kuko bibaye ari byo baby umva baby Emi Oya urambwira uburyo ki uyu mupira nguki umva se ngiye kumura ugira hirya yanjye umbabarira udatuma nkora icyaha ako buri gihe mbwira uburyo ki umupira wawe ari mu cyumba cyane mbwira uburyo ki icyumba kidafunguka umupira wawe wari uriyo ase bebe reka nkubaze kutangiye gufuha yari wowe wabizanye kutangiye gufuha ariko rero abagabo bari mu mufite baranika nijye wazanye Anita muri ino nzu kutangiye gufuha sawa ni natangiye nkorohera ariko ahubwo njyewe natangiye nkorohera bebe twumvikane ibyo turadivorce oya reka twumvikane aha turadivorce twumvikane aho yewe kandi uragenda uko waje ujya kuzana Anita nge nari nzi ahantu mukuye aho namukuye se nibereye mu rugo nkabo icyo yaraje gukora yaragikoze agombaga kugumamo hariya wenyine uyu mupira none uratrapotinga okay uratrapotinga uwo mupira n'uwanjye ntabwo mbihaka none umupira wageze hariya gute wambarana na Anita se cyangwa wenda mugira impuhwe simugura imyenda muhaye umupira wambabariye ariko se ndakubabarira ufite ntabwo wambwiye ngo njye kuryamana nawe reba kusara ariko ukanikara kasa nkaho wajya ngo uri mupira ntabwo ari wowe wambwiye ngo njye kuryamana nawe sinari nabyanze Emile tuza nawe tuza mbanze nkubwiye cyangwa Anita ntabwo nari muzi utazamura isuka ariko Anita nari muzi njyewe nari nzi Anita twumvikane ariko reka njye mubwize uko wimpagarara imbere nakubwiye ngo ntongeye kunkoraho no Emi nakubwiye ngo ntongeye kunkoraho ntukabone nasanga ugiye ngo sinsara ndakubwiye ngo umva intare yarakaye niyo yabitaryaniye yakurya urumva kandi ndakubwiye cyanjye umukore nayo mata ariko ugatinyuka satani akagushuka koko kandi ni wowe untera kugukubita satani nagushuke nyine ni wowe untera kugukubita satani nagushuka Anita nari muzi ikibazo mfite ni kimwe buriya babana bagiye bambwira barashatse nge dumwana bakambwira ngo uyu mugabo ngo ari mariye ngo umufatiye mu ikosa riri bira bintu tujya kubipanga nabyanze ko twabipanze nyuma yo kubipanga hari akazi kandi naguhaye ntabwo twabonye akazi naguhaye ko karangiye washakaga iki kindi wambabariye washakaga iki kindi nta soni ako kandi koko babivuze ukuri koko umugabo nta mugabo unyurwa ntiwanyurwa twari twabonye umuntu tubyarira kubona umuntu kubyarira ni kimwe kujya nani njyewe ibyo tubireke okay sawa njyewe mbwira okay ibindi tubireke ntabwo nafushye ntabwo nababaye nikituza we tuza umutima ukora ikikwiye nukora ikidakwiye uretse gato vugane twitonze reka nurisha umutima kugira ngo mvugishe ntasara mbabara rero utanzamira nkasara bebe buretse kumbwira mbaze mu bwenge ibyo ushaka kubwira nawe urambwira uriya ntabwo afite umwana wanjye Emile wacecetse ariko okay nacecetse ngambwira okay nta kibazo njye wazanye Anita njye watumye umutenda bla inzira yose ndayumva nta kibazo sibyo aha njyewe ikibazo nifite ni kimwe ni ikibazo kimwe n'ukubaza ukansubiza igisubizo kimwe nutansubiza kimwe urabizi mbaburiye yafashwe ndafatwa kandi sindi buzime uyu mupira wawe ari njye wanawiguriye nkaho kuzanira ndabiwibuka neza ngaho umugabo mwiza ambwira uko wageze mu cyumba cya Anita udafungurirwa Anita utazi urufunguzo rwaho ruba Anita mutajya mubonana umupira wawe wageze mu cyumba kiguta okay reka nkubwize ukuri niko nshaka kumva kandi ntucishe hirya no hino utunsubiza direct nawe ucishije mu dirishya ndawumva
what ako muri urugo ninjye mushyitsi cyangwa ninjye utazi ibibera muri uru rugo cyangwa umugore n'umugabo baba bapanze then wowe mbabara wicara ngatugane oya ntabwo nicara hicara abahazi hicara abagabo bafite abagore babiri mu nzu oya hicara abanyuzwe ndicaza iki naranyuzwe se icara tugane mbese ku buryo ugenda ugaca mu idirishya bivuze ngo muravugana bivuze ngo muraganira ibintu byose waransikamaga menya ngo ntaguzi ngo nibo ntabwo naciye mu idirishya kumbe urahunga wirirwa ushushanya idirishya ndawumuha wowe umuhaye mu biki nyine mu buryo nyine bivuze ko n'ibiki bindi uzi n'ibiki bindi muziranye mbwira yatwariye icyuya cyanjye urumva kandi urabizi none se wamenye gute nyine ko yatwariye icyuya cyawe komeza wivemo egera hirya se wazaga kwicara kandi umenye ko ari nk'ipasi ishyushye kwicara iruhande ntukore ikosa nimusobanura bino bintu urabyumva bebe ntabyo numva njyewe ntabwo nabyaye ntabyo nzi ntabwo byara genda ubaze abagore uriya mukobwa yarambwiye ngashaka ibyondo ikindi ibyo ngibyo ntacyo bindebaho ibyo yaba twite byose biramureba binamuwusu nta nubwo bikindeba na gato ahubwo ndashaka kubaza kumbe ibintu byose uza cyokoza n'ubwa mbere mbonye ni ukuryamana n'ikirura nzi ngo ni inama ni ukurarana mu buriri n'inzoka umunsi umwe zanduma ijosi ni ukubana n'inyamaswa nuko si ibintu uzi n'ibikida oya wimbaza ariko urambaza ikiganje ibibazo byo kubaza antwitiye umwana cyangwa ntabwo antwitiye umwana banzu mbwira ibi byo bintu byo kuratisha ngo ndatwite umwana none niba antwite mbese bira byose nakubwira gangaranuka byo byose nakubwiraga byari wari ubizi byose wari ufite ibyuzi ahubwo ngiye mbwira ibyo muziranye ndumva ikubabaje ari uko namubonye mu idirishya nibyo bikubabaje kurusha urangije umenya ko yatwitiye icyokera cyawe arimo n'icyo cyama ari iki bebe ibintu ndi kukubwira uriya niba ntwitiye ni umugore urumva umubiri urakora umubiri wawe urakora ukajya kumukoreshaho bebe wanyumvishe ubwo watangiye kumenya ibimunukira ashobora gutwarira icyuya cyanjye kuko atwariye kurarana nawe ariko ubundi ufite ubwenge Vai. Naza ndagusobanurira. Uyu mukobwa rero. Banza ujye no hasi. Nta kibazo mbwira. Hari ikihe kibazo ukata? Papa. Uyu ni wa mukobwa twakoreshaga bwa mbere twashatse kwishima. None aho twimukiye hose aradusanga. Yaratuzengereje kabisa. No umusanzane ku muryango ari komanga. Sinzi ikintu ashaka muri urugo kabisa. Urashaka icyanga? Ariko napfukama bivuga ari. Bavretse nsobanurira urashaka icyanga. Yena yanje kureba abantu bahana. Ubareba iki? Ninde uje kureba mwahanga ninde? Ega niwe ndi kubaza ninde uje kureba hanga? Sobanura ninde? Okay. Urabise ko ngiye nta mikino ngira. Yego. Ntubizi? Ndabizi. Icyuma cyanjye hano gishyira ntuhasi. Mana we noneho ni icyuma. Icyuma cyanjye hano gishyira ntabwo hasi. Ikintu kinzane ngiye nkwereka ibintu mukorera. Ndagukata mu duce nk'amagana. Ntabwo nzongera basi mu mbabarire. Ntabwo uzongera kugira ute? Kugaruka hano. Kwakora iki? Kuza kureba abantu bahana. Ubareba wiki? Erega ntabwo twabanye nabi nari mbakumbuye. Ubakumbura bose bajya baza kugusura. Oya. Tuzamubase. Oya. None nimba ruje kugusura abantu bahanga uyu nguyu kujya kubonye akavuga ati n'umuntu ngomba kumubaza ikimugenza. Kandi ari we nyiri urugo. Ibaze ko twanimutse ariko suri mu bikiwe genza ndi cyuma cyanjye hari ikindi kintu. Oya icyuma hoya. Oya mabuja hoya icyuma hoya. Icyuma hoya mumbabarire basi ngende ubu bwanyuma nago nzagaruka basi mumbabarire ngende. Nago katagura mu ducecete uri kubyumva neza narangiza nkadushyira mu igunira. Uri kubyumva neza narangiza nkajugunyara mu mugezi. Ndi kubyumva nago nzagaruka. Uri kubyumva? Toka. Kwana. Ujya muri mureka genda. Allez. Vite.
nturebye amagambo mubwiyemo hano mubitsemo ubwoba nibeshya akagaruka ubwo tuzamenya ko nta mutwe afite cyangwa se afite ikindi kintu special aje gukoranga ariko ari umuntu muzima akumva ko bazamucemo ibicece turabona aracyari umwana ntabwo yakongera kugaruka hano ntabwo ashobora kugaruka hano niyo byagenda biti reka papa ikibazo ya mwana uriya mwana Zanita urumva sinzi uburyo bazanyuma bakamuzi rero ikintu gihari shamaze gusukura igicucu ko kitabimbwira kirahangaha nzakugira gute ndanize ko umuntu muzima nashatse n'umugabo ukaba warafungutse mu mutwe kuki utabimbwe ngo mbite mujyana mu nzu mwari ntabwo kuducika ko tugiye kumukoresha diro urabizi neza akazi ibintu byanita arabizi pe urabyangije byose tugiye guhera kuri zero hejuru yawe suragira ngo hari umuntu utabizi ako se buriya gato ndashaka kubaza uyu Jean Paul umubyara wanjye uriya n'umubyara wanjye bimeze bite izi gahunda zawe hari icyo aziziho James arabizi nta kintu atazi akigera mu rugo iwanjye njye na madamu twabanje kubihisha turabihisha kwa kundi nakubwiye nyine uburyo madamu yafataga igitambaro agashyira mu nda kugira bigaragare ko atwite kuko Jean Paul ntabwo agombaga gutinda iwanjye rero twakoze uko dushoboye kose kugira ngo tubihishe ariko birangira Jean Paul amufashe kuri kundeba nabi kandi ari we wamumagaje hano njya guhamagaje ahangaha kandi hari impamvu tumye nguhamagaza hano ntabwo ari kenshi dukunze guhurira mu kabari sibyo ariko burya nta tegeko ritagira irenga yobora Keza muganga yambwiye ibintu byinshi ariko muri ibyo byinshi yambwiye nuko yambwiye ko nta minsi isigaje ngiki buriya reka nkubwire iyo umuntu mufite icyo mupfana aba ari umuntu uba ukwiriye kukugira aba ari umuntu ukomeye mu buzima bwawe gusa butaye hanze Jean Paul uriya mwana kuva kera mu cyaro na mama wanjye ajya amwohereza iwanjye kuko yari azi ko ari umwana uzi ubwenge icyiza cyo uriya mwana iyo umubujije ikintu aracyumva ahubwo James urabona iminsi agiye ejo rero ndashaka kuzana madamu hano ndashaka kuzana n'itanu ahubwo wowe urambwira se uri tayari ku buryo ejo namuzana ko turi kugerageza ibishoboka byose ubu bwoko ntagihe nsigaje kandi umuterankunga wo kugira ngo nihute cyane kuba muri buno buzima ni wowe ni wowe njyewe kandi nkora ibishoboka byose koko abantu bagorwa ndakubwiza ukuri uriya mugabo nta kuntu namugerageje nariyamba ubusa imbere ye nakoze iki nagerageje kumukorakora namuteye n'ubwoba ariko uriya mugabo wagira ni ikinya ariko urabizi neza ko kugira ngo nkire ari uko ugomba kuryamana n'uriya mugabo ubu ngiye nabyanze ubu ibintu byose nirirwa nkora uko nirirwa mbeshya ubu urumva ko iki ngiki ari cyo cyananira hejuru y'ibyo twakoze byose hagiye inzu yawe yajya nifite dushaka tubaneza ibintu byanjye byose iyi nzu yanjye iri sefu ko sinshaka ko amadamu azajya asohoka hanze urumva sinshaka ko azajya asohoka hanze nawe urabizi hari no gufata akazuba se niyo yajya gufata ngewe bwanjye nzajya nza kumwifatira musohore mujyane hanze ufate ka oxygene none musubize mu nzu nsubire mu rugo sibyo hanyuma se James ko hari ikintu wari wabanje kunsaba ikintu wari wansabye urabona njye nawe turi inshuti
en fait njye nta kintu naguhemba nkurikije ibintu ugiye kunkorera. Oya ndimo ndagusapotinga. Ubu ni ubufasha bukomeye cyane ariko sinzijya mbyibagirwa pe. Gusa icyo nagusaba ni uriya ukubikora mugore neza James, uriya mugore ndamukunda biteye ubwoba. umuntu yaranyanze sinzi ikibazo nanjye yanyangiye byaranze pe. ntabwo mpakana ko utabikoze ariko ibintu byose ukora uzanamo ibibazo bibiri. Uzanamo ikibazo cyo kudatekereza cyane, ikindi cya kabiri ugenda gahoro kurusha akanyamasyo. Uragira bigenze gute ko n'imiti nagerageje kuyimuha ubizi, umuntu wiyambura ubusa imbere yiwe akakureba ntagire ikintu atekereza. Erega buriya ikintu ugomba kumenya ni kimwe kandi ko mu andusha imbaraga. Keza reka nkubwire, si ukukwigisha ibintu bimwe na bimwe wenda ngo nukuri umwana ntabyo uzi, ushobora kubona bizi kundusha, ariko byanze bikunze kuba uhagaze imbere yiwe se wambaye ukuri cyangwa utambaye ikintu na kimwe, ibyo bivuze iki se? Ahubwo dore ikintu kiri kuba muri ino minsi, urukundo nkunda uriya mugore, nkunda uriya mukobwa, ni umukobwa none tayari ni urukundo ntigeze na rimwe nkunda umugore wanjye. Habi ibi twabidefinisa kugenda kwiyongera kandi ikindi nawe buriya nawe arankunda cyane. Urukundo anyereka, urukundo amagambo ambwira byagiye bituma ndushaho kumukunda. Okay. Uburyo ubu ngubu mfite iyihe gahunda rero? Mfite gahunda yuko twazavanga mu Rwanda tukajya hehe, tukajya mu Bugande, ariko nkifuza ko yabanza akabyarira hano mu Rwanda kuko ubuvuzi bw'aha mu Rwanda buri ku rwego rwo hejuru. Ibyo nawe ndabishyigikiye. Ubwo rero bibaye byiza yabyarira aha mu Rwanda, nkahita mujyana he, nkahita mujyana mu Bugande. Ese nibura wanamwegera? Ndi kukubwira naramwegereye nkanamufataho gutya nkamukora wapi. Ese niba umufatafata y'ibitoki wabikomeje wagira ngo uri umusuderi, uragira ngo bigende bite? Ese uragira ngo iki? Ubu koko ubwo nyine erekana ibintu biroroshye cyane, sibyo? Biroroshye cyane. Ko urabizi ndagukunda, ndashaka kunabaho nanjye wumve ngo ndimo ndakora ibishoboka byose. Ko rero tegura ishyingurwa ryanjye. Reka none kandi ndimo ndakora ibishoboka byose. Ntabyo uri gukora kuko ahubwo iyo ubaza uwo muganga ati uwo muntu wawe akakutubwira ikindi kintu twakora. Nta kindi kintu cyo gukora, ibyo yatubwiye gukora ntabyo turi gukora. None se urumva yakongeraho ikindi gute? None se mbigenza gute? Emile simurusha imbaraga ngo ndamufata ku ngufu. Basi none reka nkwereke ikintu cyoroshye cyane. Ndabizi ukunda amafaranga, ngiye kugushyiraho 5,000,000. Ubu nkunda amafaranga kukurusha. Nanjye ibyo bintu ndabishyigikiye kabisa. Kuko impamvu ntabwo nizeye neza ko ntamumujyanye hanze cyangwa ngo mutorokeshe tujye kure. Ntabwo yagira security. Ntabwo nizeye neza ko uriya mugore wanjye nyine uriya tubana ko yatuzi. Iri ni ibanga rikomeye cyane. Urumva ni ikintu gisa nkaho gikomeye tugiye gukora kandi tugomba kugira tukwitonde. Ibintu ni ukubyitondera kuko nawe ibaze ntabwo rwose nifuje ko umugore wanjye yabyarira hariya iwanjye, yabyarira muri kiriya cyumba. Oya reka byare mu Rwanda. Ahubwo se ntabwo azaza umuganga akamubyaza. Oya ni ngombwa umugere mu bitaro yamubyariza anga. Ndacyabitekerezaho ariko icy'ingenzi numva nari nshaka ni ukubyarira mu Rwanda, nkahita tujya kwibera Kampala. Ni ugutoroka. Tugatoroka kandi nizeye neza ko ibyo ndi gutekereza nawe ubimfashijemo. Njyewe nditera kugufasha, nditera kugushyigikira Emi. Gusa ibintu byose bigomba kujya ku murongo kandi uyu Jean Paul uzi buri kimwe. Nawe Jean Paul wimutekerezaho cyane kuko uriya nakubiye kari mubyara wanjye, sibyo? Uriya rwose ntugire ikibazo, ibintu bizakemuka neza. Narebe tuzabikora neza kandi bizacya mu mucyo.
uriya we nta uriya mwana wundi simubara kuko buryo ubara ikintu uri kureba ni wenda uhira buri kintu cyose niba ngibi nashatse igenda nakwipfira ariko mbavuga ni umwana wanjye nzamusiga ahantu heza kandi nanjye ndadirega nanjye ntabwo nshaka kunsiga none se nunsiga nzasigarana nande nta famiye rega yindi mfite ni we mfite wenyine niyo mpamvu nkora ibishoboka byose kugira ngo njye nawe dukomeze turiho kandi tubeho neza ni ukuri ndakubwiye ngo ndagerageza nta kintu ntakora nta kintu ntakoze kuri uriya mugabo ninkubwira ngo nta kintu nakoze ubyumve ko nta kintu nakoze ibyo munyamategeko wanjye uramuzi ibyo mutamenya amategeko kandi bijamo bibi no niwe ngomba kwandikira nkamusigira nuza testama yanjye igihe cyose ntaba ntagihumeka kandi zanabishyiraho ni mu byo nzize n'umwana wanjye akose ubu sindenganye koko akusimbwira ahubwo ngira ikintu kibi naba naragukoreye kuva uvutse ku buryo cyatuma uvuga utumwe papa reka muhute bigeze aho ngaho ako dadi ngana no uzamumfatire naye mire umunzanire nanjye urebe ko nanga kuryamana nawe nashaka azabasinziriye sibyo wumve ngo nkora ibishoboka byose kandi ibi byose ndi kubikora ku bwawe ndabizi biranambangamira sometime ariko ndi kubikora ku bwawe ese ubundi kankubaza ikintu gutegura umugabo urabizi ariko nutse agatekerezo ikiri gikomere cy'amaraso ndababaye cyane gusa nizeye ko nambura idahita ibi byose ndi gucamo ngiye guhamagara ibindi urongeye kandi ntabwo aribyo binzanye ushaka iki nagushakaga mbwira simubujura mu biki watuje umva oya niki oya utanyegera uguma aho ngaho ntunyegere hagume mbwira ntusure kujya he wakujyana ubazi ujya mbwirira hano ndakumva mwana we ndakumva Jean Claude mbabarira nyine ikintu cyakinzanye hano nijoro bisaba imbabazi kuri bya bintu byabaye mu minsi ishize nanjye ntabwo yari njye kagira imvura nyine uko nabiketse 90% mu gihe gitondo cy'uriya munsi nari ndi muri resitora ndi gukoropa nyine nk'ibisanzwe mu gitondo then mbona icyayi ku meza kinashyushye ariko mbura umuntu ndavuga ati icyayi bashyize hano n'igihora kandi numvaga nyine n'igishaka bitanyine nyuma yo uretse ku cyumwe ibyayi bashigaje ntabwo baba bagisigaje cyari cyuzuye itasi kinashyushye then ndakinywa nkimaze kukinywa hashize iminota 30 numva ndahindutse nyine numva ashaka kubomora wumva ushaka kubomora se n'ibiki kwiba gusokoza washaka kunsokoza si imisatsi yanjye ushaka kunsokoza nsutse ntabwo ari ibyo sindabivuga gute usiga gukora muri salo none gukora ibyo abantu bakuru bazi nyine numva ngize ubushake bwinshi ariko naragenze nabona iki rwose nuko uhita ubona ushaka jewe rero nkubwije uko nubwo nabonaga ko ari wowe nabona gusa n'agasaro wo mu cyaro nyine wo mu cyaro cyawe iwanyu hari ihora ubona abiwabo abiwanye mini nyine nanjye ntabwo nabashaka kubona ko ari wowe pe habe na gato nabaga ameze nk'umuntu ufite igihu ku maso nuko maze kumbona ushaka kunsokoza ariko rubanda rwose reka rero nkubwire n'ubundi kuba ukiri aha ngaha nuko ubwo nakubabariye wenda nuko ubaye umwana mwiza ukaba imfura ukaza ukabimbwira urumva n'impamvu utavuye hano kuko biya bintu birakabije biya bintu barabifungira sinavuga ngo ni ukukohereza n'iwanyu gusa impamvu uri aha rero nikumenyesha ni ukuri mubyara w'Emile naho iyo yaba uri umukozi usanzwe ubu buri hehe mageragere
kuko cyari n'icyaha cya nyuma siko ugiye kumfata ku ngufu ubona ko wari ugiye ngo kunsokoza ni ukumbomora ku mana yanjye byose regura nabivuga basubira ngo byose ni bihuje inyito ubwo uyu bomora ni kusokoza ariko iyi si nayo ni ibitangaza gusa ngaho rero ubwo ndarakubabariye kubera ko uri uwo kwa Emile byonyine ariko nta kindi kintu cyatumye mubabarira ariko ikintu ni kimwe ngiye kubwira ugitega amatwi uyakuruguture ikosa rimwe n'akarama njye sinjye nyine iyo mikino yanyu turi dukino ntazi ibyo wakina na Emile n'umubyara wawe birabareba ariko jyewe ntabwo nyinishwa urumva ndakabishye pe katatinda no mwita mukari ukuri ko Imana urakoze numva ngafite kuba narabuze umwanya wo kubikubwira nzi kutazabyumva pe nanjye ntabwo ari ahubwo kiriya cyeba cyari kiri mwiki ko si cyo cyayi cyo nubwo yambyibutse ndumva nasa baze ko ngiye gutobora mate uri kumva usazi urasazi nari ngiye gutobora matera kubura kubishaka cyane ntukajye umbwira ariko ibyo bigambo wiboneye nawe sinkakwihorera ngo uvuge ibyo ushaka ngo nurangize ugere umbwire ibyo wakoze no kukumvisha uburemere bwo kumva ibyo bintu byari bimeze ntabwo nkeneye kumva niwe wabwumvise ko nawe bwari burimo imbere si njyewe ubwo buremere bwawe nshimo bwumva barebe numvaga afite ubwoba n'ikintu ndabona n'ubu ari ku kibi kikurimo amenye bitarashira neza tugiye bishize ubwo byaba ari ibiki byaba ari ibirugano gusa nyine ndishimye pe numvaga nasa kukureba mu maso cyangwa tubuze tugiye ikintu duhuriraho n'ubu ntacyo nagutwara ugira rero urebe ibyo guteka hano muri firigo urebe ibyo uteka n'ibiki byose ubishyire ku murongo njyewe ngiye kuba ndyamye urarya ikihe cyo gutekera simbizi teka ibyo muri burya mwebwe ibyo uteka ndarya ibyo nta ndumva ntacyo nshaka gukomandinga unatunganya muri iki gikoni ndabona hasa nabi kandi nawe umenye ubwenge hano ni Kigali ibyo bintu byo kugenda winyweshwa ibyo ubonye ugira ute wabona waranyweye bya bindi niba ari ngo kibingo niba ari ibiki bya bindi munywa ntazi bikakugira umusazi wakoze cyane kanunze interusho ngiri hano shika muri saro nabaye mwana mwiza ntibabona ko ari babaye intare batinya n'ubundi sanzwe ndiho wowe iyo udafite amagambo uzi ko wanyita umutima uri umutima nyine nawe umutima muri icyo gikoni ndebe urakoze cyane ikiri gikomere cy'amaraso ndababaye cyane gusa nizeye ko bite unitaye bagiye bose kare urishobora mvuye kunika ngo ushaka kanya nyumvuni bagiye Niki na papa bagiye kare kiza we yagera mu gitondo no kugishoreka ntabwo ndi mu mbeshya mari kandi mvuye no gukinga gito turagiye tuguyanga kama ijambo turagiye ntabwo nabasha gupfukama ngo ibyo ntacyo bitwaye Imana ni kumfasha Imana iguhereza umugisha ese uri kwikandika kandi wambwiye ko abantu ntabwo nzigera nibagirwa ikintu bagufasha baguca umutwe ntiwambwiye ko bagiye basika gusenga ibyo Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha reka ibi bintu bireke mugenda ahubwo utaza kubona ibintu ntabwo ibintu ukoze ari ibintu byoroheje warakoze ubuzima nari mbayemo hano ntabwo nabwibagirwa ibyo ndabizi nanjye n'ukuri amfasha nanjye n'uko ngufashije ntabwo n'ibitinda n'ukuri mu abo mugende utaza kubona ntabwo n'umuhari uvuye no gukinga gate uvuye gukinga gate mutajya n'umuza tubwira kuri Imana ntabwo nzibagirwa ibintu Imana iguhisha ugiye kudusubira tugenda gusa nzaguhemba pe ibyo ntacyo bitwaye ngo kuri Imana nuse ko tukiri kumwe tugende twe gutinda ngaha sibyo ntabwo nta kintu mutwara Jean Paul ntabwo tuzigira twibagirwa ibyo ntacyo bitwaye nawe wamfasha basi twizere ko nawe usigare nta kibazo n'ikibanda gicamo nta kibazo mugende
Iki ni igikomere cy'amaraso. Ndababaye cyane, gusa nizeye ko nambura idahita. Ibi byose ndi gucamo bizaba urwibutso.